abanya-Kisoro bakire Gen.Kale Kayihura no mukazi we mu tawuni ya Kisoro nikwe kuza kusima ruhanga habwe byabarabizemu. Inshuti zanjye andi umwenda Jeff Karugira nani inshuti zanjye barabo kuzangana ariko babereka ariko ibindi babuza tubazi kunezerwa natwe inshuti zanjye z'amagara kandi inshuti zanjye zo inshuti zanjye kandi bose bavuga zabazana ngaha. A friend in need is a friend indeed. Thank you. Gen.Kale Kayihura ashoborire ngu takareba hoga rukundo nkeji abantu bamurekere. Joseph Matsiko Edison Karuhanga ntabwo mubazi ariko kambavugiye muzabamenye. Baje kabisa basanga nashoboye ntazi cyo gukora. That's why I call you angels, because there I was in confusion, and you came and really calmed me down, and you have never left me. Bwanyuma yo kuhumuza ubwo mahe nagira ngu nahura shemerirwe habwo kuba ni kada wa National Resistance Army. Bishop wa Muhabura hijira abanya-Kisoro kundana bakakwatanisa. Gufatanya kwacha bafumbira nico gitumye twaho dukomeze dufatanye kandi dukundane kandi urukundo ruva ku Mana kandi ukundana urukundo ruva ku Mana no tuzaja mu ijuru. Honorable Dr. James Nsababuturo MP wa Fumbira East asiimire Gen.Kale Kayihura ahabwo kubahwera mu byentunguka. Ashima Bishop yakivuzeho atwibutsa ko twese turi bamwe kandi n'ukuri ubutotsi bajemo ntabwo ari Imana yabuteye n'abantu bishireho ibyabo nuko koko tuza kwibwira ko tutari bamwe. Gashakwa keta tuzarirwe.